Reka nongere kubaha ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi, ndetse akaba ari episode ya kabiri dutangiye. Muzi ukuntu episode ya mbere byarangiye aba bakobwa babiri batangiye kujya inama yo kugenda hariya hasi. Hari igikapu bari batayeyo ku munsi yari bazamutse kuri uyu munara bakaza guhura n'ibibazo, ndetse bajya inama. Umwe aravuga ati reka njye kukizana. Ese byaje kugenda gute? Byarangiye bakibonye. Katuze kureba, uze kubana nanjye muri aka gafilime kagufi nabateguriye kameze neza. Ndetse uyu mukobwa yatangiye kumanuka, ukurikire ari kumanukira ku mugozi. Ese ari buze kugerayo? Ubundi muri episode ya mbere muzi ukuntu byagenze ubwo aba bakobwa babiri bazamukaga uyu munara, ariko urwego rw'uyu munara rukaza guhita rubacikiraho. Sasa ubu ngubu nta kuntu bamanuka hariya hasi ngo bikunde. Ikintu cyonyine bakoresha ni umugozi, nabwo babikora nabi, ibyo bigahita birangira bakaza guhita bapfa. Ese bazapfa cyangwa bazakomeza babeho? Ntabwo tubifuriza, ndetse turi gusenga Imana tunayisaba kugira ngo ikomeze kubarinda. Umukobwa yakomeje kumanuka, ariko uko akomeza kumanuka niko ari gukomeza kurira ati koko Mana yanjye, ubu koko ndagera iyo ngera? Ukurikire byari ibibazo, kari agahinda. Mana yanjye, mbega ibibazo, mbega agahinda. Akomeza kugenda amanuka kugira ngo agende arebe yuko yagera kuri kiriya gikapu. Mbega agahinda, mbega ibibazo. Aba bakobwa bahuye n'uruva gusenya, gusa ntibyari byoroshye, byari ibibazo koko mu bigaragara, nawe urabyitegereza. Yagerageza kumanura umugozi ati koko burandi buze kugera kuri kiriya gikapu, biraza gukunda. Uri hejuru agakomeza kugenda areba mugenzi we, anamubaza ati umeze neza? Undi ati nubwo mbona bigoye, ariko nanone meze neza, ntugire ikibazo. Abakobwa barumvikanaga nubwo bari bageze mu bibazo. Ese nawe iyo ugeze mu bibazo uri kumwe n'inshuti yawe, hari ubwo ujya uyitererana cyangwa murakomeza mugasitaragoringa, mbese mukanyurana muri ibyo bibazo bikarangira mbese mubivuyemo? Niba ari kubigenza uri umuntu w'umugabo, Imana rwose ikomeze ikurinde. Sasa uyu mukobwa aho yari afashe yaragiye kuharekura kugira ngo amanukire ku mugozi, byari bigoye cyane, ariko nanone agomba kubikora uko byagenda kose, kuko kiriya gikapu nicyo kirimo ibintu bigomba kubatunga, kuko kuva hejuru biragoye, ntabwo byapfa gukunda rwose, kuko uyu munara ni muremure n'uyu mugozi ntabwo wagera hasi, ntabwo byapfa gukunda. Uyu mukobwa undebere rwose ukuntu byagenze, nuko byagenze atangira kugenda azamuka, ari kugerageza kumanuka, byari byakomeje kumucanga. Mbega agahinda, mbega ibibazo. Cyari ikibazo koko bari bahuye nacyo. Mbese ibi bintu bari bahuye nabyo, mbese ni ibintu bitari byiza habe na gato. Ese ubuzima bwabo buzaza kugenda gute? Ndetse aba bakobwa babiri baravuze bati iki gihe ntabwo aricyo cyo kumanuka hariya hasi, nubwo nari mbitekereje, ahubwo hari akandi kantu dufite ko kuba twakora, kandi rwose kakaza kutugirira umumaro, tukareba ukuntu twava aha ngaha. Uyu mukobwa ati koko uzi yuko ari byo wafite telefone yacu maze tukayimanura hano hasi, ko hari igihe twagira umugisha hanyura umuntu basi ko ashobora kuyibona, maze yazabona yuko hari umuntu uri hano hejuru maze bakaza kudutabara. Uzi yuko ariko kuri? Ndetse uyu mukobwa ati wawu, ufite ubwenge no kuri pe, ubwo ako gatekerezo uzanye ni keza, reka tubikore gutyo. Abakobwa babigenje gutyo, batizana telefone, noneho dushyira muri urukweto. Ariko se nanone turapfa gushyiramo gusa? Washyira mu gitambaro kugira ngo niza kugwa hasi itaza kwangirika. Nibyo byaba byiza, kuko dushyize mu rukweto gusa byaza guhita bipfa pe, ugasanga aka gatambaro rwose niko kazima. Twashyiramo rwose, ahubwo nta nubwo ari agatambaro bashyizemo, birashoboka yuko umwe yambaye isutiye yari yambaye ashyiramo kugira ngo telefone itaza kwangirika. Abakobwa bari aha ngaha ni abanyabwenge, bati ubwo ibi ngibi nibyo byadutabara vuba, aho kugira ngo twishore muri biriya bintu tutaraza mbese kungukiramo 100%. Aka gatekerezo rwose niko keza, si byose? Ako kanya igitekerezo bamaze kugishyira mu mugambi, batangiye gushyira mu bikorwa. Urukweto barumanuye gutyo, urukweto rwavuye ku munara hejuru cyane, muri metero nyinshi cyane cyane pe. Undebere rwose urukweto rwakomeje kumanuka umwanya munini kugira ngo rugere hasi, ntabwo byoroshye. Nuko byagenze. Mbega abakobwa ni abanyabwenge.
urukweto rwakomeje kugenda rumanuka. Undebere rwose, ndetse ikintu gitangaje ni ukuntu umuntu uri hasi atabona umuntu uri hano hejuru. Ntabwo byakigera bikunda, ntabwo yamenye yuko hano hejuru hari abantu. Abakobwa nabo baje ahantu hatari heza, baje ahantu rwose hari abaza gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Urukweto rwamanutse hasi, ndetse kugira ngo rugereyo rwagezeyo rwashaje. Namwe muri kubibona rwose, tekereza ahantu ruturutse ni hejuru cyane. Ni ukuri mwa bantu mwe kujya murishyira mu mazi abira, sibyo? Ni ukuri rwose. Urukweto reba ukuntu rwamaze umwanya munini mu kirere, rwatinze kugera hasi. Undebere nawe aho hantu aba bakobwa bari bagiye uko hangana. Tekereza nawe aho hantu hangana gute. Mana yanjye, abakobwa bakomeza gutegereza, bari kwitegereza uru rukweto aho rugeze. Bari bafite indeba kure, bari basanze hano hejuru y'umunara, bari kurebesha. Undebere baritegereza bati basi se nta n'umuntu basi waba uri kunyura hariya ku buryo yadufasha. Gusa nanone ibi byose batekerezaga byari ubusa. Ntabwo uwo muntu yari gupfa guhita abafasha gutyo, ntabwo byari gukunda. Ati nyamara tugerageze ibishoboka byose, si byose? Ni ukuri pe. Undebere umukobwa uri ahangaha, ndetse ko ari babiri byari byabacanze. Bati koko tuzavanga gute? Mana wadutabara tukazavanga koko turi bazima. Umukobwa umwe yatangiye kurira. Rebere rwose, sasa barkweka aha hantu ikibi cyaho hari n'ibisiga bikunze kuhagenda. Namwe muzi biriya bisiga binini ukuntu iyo bigeze ku muriro w'amashanyarazi cyangwa se ku minara bikunze guturika, ugasanga mbese biteje impanuka za hato na hato. Abakobwa nabo mbese isaha n'isaha bari guhura n'uruva gusenya. Tekereza imvura iguye bari hano hejuru, bari kuri uyu munara, byari kugenda gute? Katuze kureba. Abakobwa bakomeza kugenda barebesha indeba kure, bari kureba basi niba babona ubutabazi. Umukobwa umwe muri aba ngaba akitegereza akabona rwose kugira ngo bazabone ubutabazi biragoye cyane, akabona ahubwo ni ibintu bitapfa gukunda. Undebere rwose ukuntu yarebaga hasi, akabona umuntu ari kugenda hasi, hano za nzego zagiye zitakara hasi, mbese zacikaguritse. Uyu mukobwa ati nyamara uriya mugabo yaza kudutabara, byashoboka tubikoreshe. Ubwo turakora iki kugira ngo uriya mugabo aze kudutabara? Ndetse aba bakobwa uko ari babiri bakomeje kugenda bahamagara uriya mugabo bashaka ubutabazi. Gusa byakomeje kuba iby'ubusa, ntabwo byari gukunda. Bakomeje bagerageza, mbega agahinda, mbega ibibazo. Barahamagaye, byose ibi by'ubusa. Uwari wibereye hasi yibereye kuri telefone, ntabwo yamenye ibyabaye, nta na kimwe yari yitayeho, yari yibereye kuri telefone. Abakobwa bo byari byakomeje kubayobera, bari kubaza bati koko turakora iki, turabigenza gute? Mbega abakobwa nuko byagenze, ariko byose nibo babyiteye. Kuza kuryohereza ahangaha, kuza ngo uje kurya isi ukaza hano hejuru hangana gutya. Tekereza rwose, aha hantu ni ahantu hari iminara yitumanaho, mbese urabona ni mu gihe mbese n'ahantu hari iminara myinshi cyane. Ahantu rwose ntabwo haba hakinishwa. Tekereza nk'uyu munara ukuntu wari ureshya, reba nk'uyu nguyu ubona ahangaha ni muremure cyane. Sasa barakwereka hasi hari imbwa yari kugenda, ndetse ahantu telefone yari yaguye, ya telefone birashoboka yuko yari yanapfuye. Imbwa iri ahangaha yari yayangije. Sasa umugabo ageze ahangaha kubw'umwaku b'abakobwa bagize, uyu mugabo yasanze rwose iyi mbwa yangije ya telefone, ntabwo yamenye basi n'umuntu wayohereje, ntabwo yari kubimenya. Ngo hamutindi yanitse ntiriva. Abakobwa nabo niko byari byagenze, nabo baranitse ntiryava. Imbwa irangije rwose yangiza telefone yabo mu bintu batari biteze. Gusa uriya mugabo nta na kimwe yitayeho, kuko ntabwo yabona aba bakobwa wapi rwose. Sasa umukobwa umwe ahita akuramo urukweto, atereka ndugohereze hasi, ndukubita hari hasi basi uriya mugabo ari buze kurubona, ari biko rwose twabona ubutabazi. Umukobwa arukuramo kugira ngo arumanure hasi, hari cyane, gira rurekuye. Umukobwa urahanga aremera, araheba ati basi ndebe yuko uriya mugabo yadutabara. Kubera iki koko? Umukobwa yararumanuye, ariko se ubundi ruzagera hasi ryari? Ako kanya rwese rugera hasi, ariko bigoranye. Wa mugabo nanone ntabwo yigeze arubona, wapi? Umucucu waratumutse. Mu bigaragara mbese uru rukweto
rwari ruvuye kure cyane. Wa mugabo nanone yikomereza urugendo rwe. Abakobwa nabo nuko byagenze, baritegereza babona uyu mugabo nta na kimwe yitayeho. Kugira ngo urebe hasi bisaba kuba ufite indeba kure. Abakobwa bari hano byakomeje kugenda bibagora muri ubu buryo, bati koko turabigenza gute? Ni ibibazo nukuri pe, bikomeje kutugora mana, mbega agahinda, mbega ibibazo mu buzima. Niko bigenda, nta kundi kuntu byagenda. Nanone ndebere rwose ahangaha hari ibintu bigiye bitandukanye. Nanone bongeye kohereza urundi rukweto rwa kabiri, rugwa hafi ya wa mugabo. Uriya mugabo iyi mbwa niyi, ariko nanone nta na kimwe yitayeho. Yibere kuri telefone, ahindukiye ngo arebe basi ikintu kiguye, arakibura. Icyo kintu kiguye hasi giturutse hehe? Bigenze gute? Ese uyu mugabo basi yaba agiye kubona uru rukweto abakobwa bamaze kohereza? Gusa biragoye, ntabwo yapfa kurubona. Byakomeje kugorana. Abakobwa bari ahangaha baba bakiri mu bibazo bitaboroheye habe na gato. Umugabo aritegereza aho buri kintu kiguye hasi, kandi uyu mugabo iyo aza kubona uru rukweto yari kubafasha akabatabara, ariko rwose ntabwo bigeze bikunda, ntabwo yapfa kubatabara. Sasa ako kanya se arubona ati se ubundi rukweto ruturutse hehe? Ninde rworohereje? Ararwitegereza urukweto, ndebere. Umugabo rwose biramucanga ati se iyi ngiyi ni yamanu Imana yamanuriye Abisirayeli? Umugabo rwose atangiye kugenda abica amazi, atazi rwose ahantu uru rukweto ruturutse. Kumbe b'abakobwa ibyo byose babikoraga bari guca amarenga kugira ngo uyu mugabo abe yabatabara, ariko byose byakomeje kuba iby'ubusa. Byose byakomeje kugenda biba mbese ba zeru imbere y'aba bakobwa, nta na kimwe kigeraga kigenda neza. Umugabo nawe nta kundi kuntu yari kubigenza. Urwo rukweto ako kanya nta kundi kuntu byari kugenda, yise arurekuza arushugunya aho ngaho atereka nigendere. Nubundi si rukweto ko ntazi umuntu urwohereje ahangaha niba ruturutse mu ijuru, ubwo ndabizi. Byose uyu mugabo akibikora abakobwa barabyitegerezaga bati koko twatugize ngo basi agiye kudutabara, none nuko bigenze. Mbega ibibazo, mbega agahinda, nuko byabagendekeye. Umugabo arangije arigendera. Ubutabazi bw'abakobwa bari biteze kubona birangira babubuze. Ese aba bakobwa barafa hano? Biraza kugenda gute? Agahinda ni kose, umubabaro ni mwinshi. Batangira kurira cyane bati basi twatugize ngo agiye kudutabara, none nawe arigendeye. Kubera ikimana yanjye. Umukobwa arongera arebesha indeba kure hasi ngo arebe basi uko bimeze, ukuntu uriya mugabo basi n'ibintu ari gukora byose bikomeza kugenda biba iby'ubusa, kuko uriya mugabo yari yikomereje urugendo rwe yigendeye. Abakobwa bakomeza kugenda barogera itagutya. Mbega ibibazo, mbega agahinda. Noneho sasa barakwereka bakomeza kugenda bafashe kano kantu bakita fireworks, murakazi, kugira ngo barase mu kirere basi ngo barebe yuko babona ubutabazi, ariko byose bikomeza kugenda biba iby'ubusa. Umukobwa areba hasi, n'undi afashe fireworks kugira ngo arebe yuko yarasa mu kirere basi abone ubutabazi, ariko ibi byose bakoraga ni ukwiyaranja, nta na kimwe cyapfaga gukunda. Ni ukugerageza ubushobozi bwose mbese bafite kugira ngo barebe yuko byaza gukunda. Gusa ibibazo ni byose, ibibazo ni ibibazo. Kugira ngo bafe ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane. Aba bakobwa biraza kugenda gute? Ni ibibazo rwose bahuye nabyo, ndetse bahuye n'uruva gusenya. Mwabakobwa mwe by'umwihariko mwarubyiruko mwe, ndetse namwe mwabantu bakuru mwe, mwe kujya murishora mu bintu mutazi ibyo ari byo. Hoye kwishora ahantu utazi harashyira ubuzima bwawe mu kaga, ngo ni ukuryoshya, kuko isaha n'isaha wasanga rwose hakurangirije ubuzima mu gihe rwose utaruzi, ndetse mu bintu utari witeze. Sasa abakobwa hari ibyo batangiye kureba kure, bona hari ahantu hari ikimodoka, bati basi hari ahantu ntabwo twaza kubona ubutabazi. Ni ukuri rwose bari abantu baza kudutabara. Abakobwa bari ahangaha batangiye kubitekereza bati ubwo tubigenze gute, dukora iki kugira ngo turebe niba bari abantu baza kudutabara. Bati nyamara iki cyaba ari igitekerezo cyiza, tubikoze gutyo ni ukuri rwose turase mu kirere rwose pe, turebe yuko twabona ubutabazi, kuko bitabaye ibyo n'inzara y'ubwayo yazatwicira ahangaha ibyacu bikarangira, sibyo? Barongera baritegereza
barareba babona rwose bashobora kuza kubona ubutabazi. Ibi byose ni ibintu bari kwimagina kugira ngo barebe yuko byakunda. Ese aba bakobwa bizagenda gute? Bazava hano hejuru? Ibibazo byakomeje kuba ibibazo, bari kureba kure bati nyamara hariya byaza gukunda. Sasa tugiye gukora iki? Icyo turakora kirahari. Yari episode ya 2 turi kureba. Mukanye tuze guhura muri episode ya 3 tuze kureba ukuntu byagenze. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.